Nizere ko mukomeje kumera neza cyane aho mugiye muherereye hose. Jewe nitwa Jean Lambert. Nibisanzwe banje kubagezaho ikiganiro cy'ubwenge, cya kiganiro mwamutegereje muri benshi ndetse bamwe babicaye bategereje ngo barebe ko hari icyo naka-uploadinga. Gusa wowe ugeze kuri iyi channel ndagira ngo musabe ubanze kandi subscribe kugira ngo hatazagira ikiganiro kizajya kigucika habe na kimwe. Banza ukore subscribe, ukande like ndetse ukande share, nurangiza ujye muri comment hasi aho ngaho ugira ikintu wandikamo ko mbega uzajya utubwira icyo video igusigiye mu magambo makeya. Reka rero mbanze mwe kutuzi hasigaye nze mbatemo ikiganiro nabateguriye uyu munsi cy'ubwenge. Ngira ngo murabizi n'ibisanzwe bafashe umwanya mu mageze ikiganiro cy'ubwenge mwari mutegereje. Uyu munsi nabazaniye inkuru itangaje cyane. Ni inkuru irimo ibintu by'ubwenge mbega ku buryo uri buyumve nawe ugahita wumva hari ahantu gukoze cyangwa se ikagusigira impinduka zihambaye cyane ku buryo no mu buzima bwawe wajya uzigenderaho. Ngira ngo mwese murabizi ikintu bita ubunebwe cyangwa se ikintu bita kwirindiriza. Mbega ni ibintu usanga abantu benshi bakora, baguha nk'akazi cyangwa se baguha icyo ugomba gukora ugasanga utangiye kugitega iminsi, ugatangira kuvuga uti reka iki nzagikora ejo nibwo buriya bizaba bimeze neza, ariko ndagira ngo mbabwire ko muba mwibeshya pe. Reka twumve iyi nkuru yacu. Ni inkuru ibiri mu Cyongereza mbega mba nabazaniye ngo mbasobanurire hanyuma muyumve mugire icyo mwakuramo. In a small village there lived a very lazy boy. Dutangiranye n'umugabo atubwira ati mu mudugudu mutoya cyane, mu mudugudu mutoya habagamo umuhungu w'umunebwe cyane. Ndagira ngo mwumve aya magambo. Mu mudugudu mutoya habagamo umuhungu w'umunebwe cyane. Ndagira ngo ibi bintu mubyumve, dutangiriye ahabanza noneho tuze gusoza muri kubyumva neza. He always delayed doing important tasks and because of this fell behind in his studies and other aspects of life. Ndagira ngo twumve neza rero. Uyu muhungu yari umunebwe cyane. Ndetse kandi uyu muhungu mbega yapfushaga igihe cye ubusa cyangwa se mbega yakoraga ibintu bidafite agaciro. Ni ukuvuga ngo igihe cye cyose mbega yagitaga kuri bya bintu bidafite agaciro. Ibyo ngibyo biza kumuviramo kuba uwa nyuma mu ishuri ndetse n'ibindi bintu mbega bigize ubuzima. Kuvuga ngo igihe cye yagitaga kuri bya bintu bidafite agaciro. Ibyo ngibyo rero biza gutuma abo uwa nyuma mu ishuri cyangwa se mbega mu banyeshuri biganaga nawe akaba ari buza bya bintu muvuga ngo yaje yaherekeje abandi cyangwa se niwe wabaye uwa nyuma mbega mu magambo makeya, ndetse n'ibindi bintu byose bigize ubuzima akaza ari inyuma. Ndagira ngo dukurikire. His family and teachers repeatedly advised him to value his time, but he did not listen. Uyu musore kandi ikindi abarimu be umuryango we bamugiriye inama kenshi ngahe igihe cye agaciro, ariko ntabwo yigize abatega amatwi. Ndagira ngo mwumve ndi gusobanura akantu ko kandi rero mutaza gucikwa abantu banjye. Uyu musore abarimu be umuryango we bamugiriye inama yo guha igihe cye agaciro, ariko ntabwo yigize abumva, ntiyigize abumvira. He had no concern for his future and wasted his time on unimportant things. Ni ukuvuga ngo uyu musore ikindi kandi ngo ntabwo aha agaciro ahazaza he, igihe cye agitakaza ari gukora bya bintu bidafite agaciro. Ndagira ngo mwumve n'ijambo kuri yindi bana banjye mukurikire pe, mwumve neza rwose. Ubwo icyaka kiba kije nyine mba ngira ngo mbanze nyuzemo
nsome no kutuzi kugira ngo mbabwire ibintu noneho mfite umwuka wuzuye neza kugira ngo namwe mubyumve nyine pe. Aha, dukomeje rero, uyu muhungu ngo nagaha agaciro ahazaza he, ahubwo igihe cye agitakaza mbega ari gukora bya bintu bidafite agaciro, mbega bya bintu bidafite icyo bimumariye habe. Ubwo ahangaha baba bashaka kuvuga nyine bya bintu murabizi, ibintu by'urubyiruko rw'iki gihe mukamara mbega igihe kinini muri kuri smartphone, muri WhatsApp, Fibi, ibintu nk'ibyo bidafite agaciro, za hayi n'ibiki. One day a wise man came to the village. Ati igihe kimwe umugabo w'umuhanga yaje muri wa mudugudu, cyangwa se yaje mbega muri wa mudugudu wa musore wacu atuyemo. He was famous for his wisdom and knowledge. Uwo mugabo yari umuhanga pe, mbega yari yaramamaye kubera ubwenge bwe ndetse n'ubuhanga yari afite. Abantu nk'aba murabazi, nagahangamba ngomba kuvuga ibintu byinshi, abantu nk'aba murabazi pe. Many people wanted to meet him and learn from him. Abantu benshi bashakaga kwegera uwo mugabo kugira ngo bamwigireho. Ndagira ngo mukurikire neza, ni ijambo kurindi, ntabwo ugomba gucikwa pe. Abantu benshi begeraga wa mugabo wacu tubumaze kubona w'umuhanga bagamije kumwigiraho. The boy also went to meet the wise man, hoping that he might give him some tips to get ahead of his friends. When it was wa musore wacu nawe rero yirukase asanga wa mugabo, yizera ko ashobora kumugira inama kugira ngo wenda nawe ajye imbere y'abandi, cyangwa se nawe mbega atera imbere, arebe mbega ko yava muri arebe ko yava kuri uriya mwanya wa nyuma, mbega abe yajya imbere y'ishuti ze nawe abo wa nyuma. Kugira ngo murabyumva neza. his turn, he approached the wise man and said, igihe cye rero cyari kigeze, yegera wa mugabo, arangije aramubwira ati ihangane umfashe, cyangwa se mbabarira umfashe. Please help me. I feel like a failure in my life. Umusore akomeza amubwira ati ndumva mbega ameze nk'umuntu wamaze gutsindwa mu buzima bwanjye, mbabarira umfashe, ndumva ameze mbega nk'umuntu wamaze gutsindwa mu buzima bwanjye. Aha ngira ngo murabyumva neza. Reka dukomeze twumva. I am behind my friends and classmates in every field. I want to get ahead and be the best. Umusore akomeza amubwira ati mbega ndi inyuma y'abandi bose mu ishuri, muri buri somo cyangwa se mbega ahantu hose ndi inyuma y'abandi, kandi nkeneye kuba uwa mbere, mbega ndebe ko nanjye nabo wa mbere mfasha. Please tell me how I can do this. Ati mbabarira umbwire mbega uko nakora ibi ngibi, uko nabigenza, ese nabigenza ne? Ihangano mbwira uko nabigenza. Murabyumva nyine, nawe uhuye n'umugabo w'icyamamare uzwiho ubuhanga ndetse n'ubwenge buhambaye, ibyo wamusaba nawe urabyumva pe. The wise man looked at the boy with a kind expression and said, noneho wa mugabo w'umuhanga yarebye wa muhungu, mbega amurebana amarangamutima, arangije aramubwira ati, cyangwa se aravuga, my child, you are in trouble because you do not value your time. Arangije aramubwira ati mwana wanjye uri mu byago kuko udaha igihe cyawe agaciro. Ndagira ngo mwumve aya magambo. Umuhungu wanjye cyangwa se mwana wanjye uri mu byago kuko udaha igihe agaciro. Iryo jambo ndumva muri kuryumva mwese. Ati mwana wanjye uri mu bibazo cyangwa se uri mu byago bitewe nuko udaha igihe agaciro. You always delay tasks and waste your precious moments on useless things. Ati iteka n'iteka uhora mbega igihe cyawe ugipfusha ubusa, cyangwa se uhora mbega wirindiririza gukora imirimo uba ufite, ahubwo igihe cyawe ukagitakaza kuri bya bintu bidafite akamaro, useless things. Ndagira ngo mubyumve neza. Hagati aho ba bantu muba mbega mutarakerebuka mu Cyongereza, utu dukuru dushobora kugufasha mbega kaba nawe watangira
kuvuga icyongereza mbega tu. Rero mbibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye ni LAMBA TV. Kanda subscribe hasigaye dukomeze kabisa. Let me tell you a story to help you understand the value of time. The boy listened carefully. Umusore umusaza wa mugabo wacu w'umuhanga arangije abwiye umusore ati reka nkubwire inkuru iri bugufashe kumva agaciro k'igihe. Umusore arangije noneho atega amatwi cyangwa se aca bugufi. Muri kubyumva ariko wa mugabo wacu w'umuhanga aramubwira ati reka nkubwire inkuru, none iyi nkuru ikiri bugufashe niki? Iyi nkuru iragufasha kumva cyangwa se gusobanukirwa agaciro k'igihe. Umusore aca bugufi aramwumva. As the wise man began the story. Mbega umusore yaciye bugufi aramwumva igihe wa mugabo wacu nyine yari atangiye kumubwira ya nkuru. Umusore yateze amatwi. Once there was a king who was very kind and generous. Igihe kimwe cyangwa se umunsi umwe hariho habayeho umwami wari umunyabuntu umwami wakundaga n'abaturage be, wa mwami ugira ubuntu pe yabayeho. He loved his people and always helped them. Kandi uwo mwami yahoraga afasha abaturage be, yarabakundaga hanyuma akanabafasha. Iyi ni inkuru wa mugabo w'umuhanga yatangiye kubwira wa musore wacu umunebwe utuye muri wa mudugudu mutoya twahereyeho. Ndagira ngo mukurikire mwumve iyi nkuru. One day he met an old friend who had studied with him in school. This friend. Igihe kimwe wa mwami yaje guhura n'inshuti ye ya kera magara bari bariganye mu kigo cy'ishuri. Ndagira ngo mubyumve neza. Ukuvuga ngo ahangaha ni ya story wa mugabo wacu w'umuhanga atangiye kubwira wa musore twatangirana. Ndagira ngo mubyumve neza. Reka dukomeza. Was poor and had no job, money or. Noneho uwo mushuti w'uwo mwami yari umukene pe, yari umukene. Nta kazi yari afite, nta mafaranga yari afite, ndetse nta n'icyubahiro yari afite. Respect. He always complained about his luck and blamed others for his problems. Uyu mushuti we yahoraga atera amahane ku bijyanye n'umugisha we, ndetse agashinza abandi ku bijyanye n'ibibazo bye. Murabizi hari ukuntu umuntu yifashisha abandi yitwaza bagenzi be ngo nibo bamutereza ibibazo, ibi ngo nibo bamutera umwaku. Murabizi ngira ngo The king recognized his friend and felt sorry for him. He asked about his life and troubles. Noneho umwami yaramusobanukiwe, yumvishe ibye. Arangije aramubwira ngo ihangane. Aramubwira ngo ihangane. Hanyuma arangije amubaza ku byerekeranye n'ubuzima bwe ndetse n'ibibazo bye cyangwa se na biriya byago byose yagiye ahura nabyo. The friend sadly replied, "Oh king, I don't understand why everyone says I can't do anything." Noneho wa mushuti we nawe yaramusubije ababaye cyangwa se arakaye. Murabyumva nyine yarababaye. Yamusubije arakaye. Urumva ibyo bintu ntabwo ibyo bintu wabisubiza wishimye pe. Igisubizo agiye kumuha ntabwo wagisubiza wishimye. Noneho uwo mushuti we yamusubije arakaye afite agahinda. Aramubwira ati okay, ati ni byiza ariko ntabwo numva impamvu buri wese avuga ko nashoboye gukora ikintu na kimwe. Muri kubyumva ariko ntabwo numva impamvu buri umwe cyangwa se buri muntu avuga ko nta kintu na kimwe nshoboye gukora. Whenever I apply for a job, they refuse me. Ati iteka cyangwa se igihe cyose nsabye akazi barakanyima. Igihe cyose nsabye akazi
barakanyima pe. My enemies have told everyone that I never work on time. Abanzi banjye murabizi umuntu agira abanzi pe. Uyu musore noneho cyangwa se uyu mushuti wa mwami aramubwiye ati, asubije umwami ati, abanzi banjye babwiye buri wese ko nakorera ku gihe. Vuga ngo babwiye buri wese ngo sinkorera ku gihe. Uri kubyumva aho uri hose, wowe neza amatwi urabyumva icyo umushuti w'umwami yarashatse kuvuga. Ariko mbibutsa ko iyi nkuru ni wa mugabo w'umuhanga uri kuyibarira wa musore twatangiranye nawe w'umunebwe muri wa mudugudu mutoya. Reka dukomeze twumva ibyo ari byo. I don't know what to do. Umusore akomeza amubwira ati, ntabwo nzi icyo nakora. Sinzi icyo nakora pe. The king said, let's make a deal. Umwami uzi ikintu yamusubije. Umwami yaramusubije ati, reka nkwereke icyo twakora. Reka nkwereke icyo twakora noneho. Reka nkwereke agakino dukina. Before sunset, you can take as much gold and jewels from my treasury as you can carry. Umwami arangije aramubwira ati, mbere y'uko izuba rirenga ushobora kuza. Mbere y'uko izuba rirenga ushobora kuba waza mbega mu mitungo yanjye, ukaba watwara amabuye y'agaciro cyangwa se imitako ihenze, mbega ugatwara ibyo ubashije. Muri kubyumva ariko umwami amukuye hahandi yakuye busyete. Reka twumve. Umwami aramubwira ati, ushobora kuza mu mitungo yanjye ukaba watwara mbega amabuye y'agaciro, imitako ihenze ushoboye kuba watwara, mbega bya bintu bihenze by'amazahabu pe. The friend was very happy and thanked the king. Noneho ya nshuti ye yarishimye cyane, irangije iramushimira. Ariko twibuke ko aramubwiye ati, mbere y'uko izuba rirenga ibi nibwo ushobora kuza ukaba wabitwara. Ugatwara ibyo ushoboye mbega, ugatwara ubutunzi ushoboye. Muri kubyumva mbega nawe umuntu akubwiye ibyo bintu wakishima. Umusore rero hano cyangwa se mushuti we yarishimye, arangije aranamushimira pe. He hurried home and told his wife the good news. Umushuti w'umwami yarirukase no mu rugo yihuta abwira umugore amakuru meza yari amaje guhabwa n'umwami. Ndagira ngo dutege amatwi. She was also excited and told him to go and get the gold and jewels. Umugore nawe yarishimye, arangije aramubwira ati, ihute nyamuneka, ihute uzane ubwo butunzi pe. Izo golden jewels genda uzizane turebe ibyo ari byo. Murumva umugore cyumubwira ibyo bintu, abagore murabizi barashyuha, mbega bahita bashyuha, akumva ko agize nko mu ijuru. Umugore rero yahise amubwira ati, nyaruka nyamuneka, nyaruka uzane iyo mitungo. The friend said, I can't go now. I'm hungry. Umugabo uzi icyo yamushubize. Umugabo yaramushubije ati, sinshobora kugenda nonaha, ndashonje. Ndagira ngo mubyumve. Inda izakora ku bantu pe, indi izakora ku bantu. Umugabo aramusubije ati, sinshobora kugenda nonaha, ndashonje. Umugore yaramubwira ati, nyaruka genda uzane ubwo butunzi. Umugabo arangije aramusubiza ati, sinshobora kugenda nonaha burya kuko ndashonje pe. I need to eat first. Nyeneye kubanza kurya. Niryo jambo umugabo yabwiye umugore. Nyeneye kubanza kurya. His wife quickly prepared food and he ate it comfortably. Umugore mu buryo bwihuse yahise ategura ifunguro. Umugabo arangije ararya mu buryo bwuzuye. Mbega murabyumva umugore cyumubwira ibyo bintu ahita kwakwanya vuba noneho agahita guhereza ifunguro kugira ngo nawe ugende nyine uzane izo mari cyangwa se uzane iyo mitungo. Rero hangaho umugabo bamuteguriye ifunguro, arangije ararya neza ndetse aranahaga, thinking he had plenty of time to get the treasure. Ariko umugabo we akomeza kwibwira ko afite igihe gihagije cyo kuba yajya kuzana bwa butunzi. Ndagira ngo mwumve neza.
After finishing his meal, he felt sleepy and said, I'll take a nap and go to get the... Noneho wa mugabo akimara kurya yumvishe agatotsi kamutwaye, arangije aravuga ati reka nsinzireho gatoya ndibuze kuba njya mu bukungu, ndibuze kuba njya kwenda y'amari. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo wacu yamaze kurya, akimara kurya atwarwa n'agatotsi, arangije aravuga ati katsinzireho gato ndaza kuba njya gufata ubutunzi banyemereye. Treasure later. He went to bed and closed his eyes. Noneho wa mugabo wacu yagiye ku buriri, mbega yagiye mu buriri, arangije arasinzira, intending to sleep for a short while. Noneho uko yakagiye ku buriri we yibwira ko ari buze gusinzira igihe gitoya, mbega igihe kigufi. But he ended up sleeping for 2 hours. Ariko byaje kurangira asinziriye amasaha 2. Ndagira ngo mwumve bantu banjye. Kanongere some kutuzi sigaye dukomeze inkuru yacu kugira ngo iryohe neza. Narababwiye ni ndaza kujya mbakorera umuti bantu banjye. When he woke up, it was already afternoon. Noneho wa mugabo wacu akimara kubyuka yasanze bimaze kugera nyuma ya saa sita. Uko yakibwiye ngo agiye gusinziraho igihe gitoya, yasinziye amasaha 2 yose. Noneho igihe akangukiye asanga byamaze kugera nyuma ya saa sita. Murabona ko izuba mbega ryakataje. He picked up some sacks and headed toward the king's treasury. Noneho uko mbega yakabyutse yahise afata imifuka, akimara gufata imifuka arirukanka no mu bukungu bw'umwami cyangwa se muri ya mitungo y'umwami, mbega agiye gufata bya bintu bamwemereye cyangwa se bwa butunzi bamwemereye. Afata imifuka arerekera ku ngoro y'umwami. The sun was shining brightly and he felt hot. Noneho izuba ryari riri kuva ryakamejeje riri kurasa, ahita yumva ashyushye, nyine atangira gushyuha. Murabizi izuba riri kuba kurasa haba haje ubushyuhe nyine buhambaye pe. Noneho uyu mugabo wacu yarongeye agira ikintu cyitwa gushyuha, mbega yarashyushye kubera imirasire y'izuba. He thought, I'll rest a bit under this tree and then continue. Noneho uko yagashyushye gutyo yahise mbega avuga ati reka nduhukeho munsi ya kino giti ndibuze kuba nkomeza. Yarabonye igiti mbega aravuga ati murabizi ni izuba riba ryakamejeje. Arangije aravuga ati reka mbe nduhutse munsi y'igiti ndaza kuba nkomeza. He sat under the tree where there was a gentle breeze and pleasant weather. Noneho yicaye munsi y'igiti, mbega hari akayaga kameze neza, igihe mbega byari bimeze neza munsi y'icyo giti. Mbega munsi y'igiti igihe cyari umuti mbega kimeze neza kiryoshye pe. Noneho umugabo wacu arangije aravuga ati reka niyicarire munsi y'igiti nyine niyumvire uko bimeze. Aka kayaga se ntabwo kancika, reka numve uko bimeze. As soon as he sat down, he fell asleep again and slept for another 4 hours. Wa mugabo wacu uko yakicaye munsi y'igiti yahise yumva afashwe n'igitotsi, birangira yongeye gusinzira amasaha 4. Ndagira ngo ahantu muhumve. Birangiye nanone atwawe n'agatotsi, noneho asinzira amasaha 4. When he woke up, it was evening and the sun was setting. Noneho uko yakiciwe cyangwa se uko yakabyutse byari bimaze kugera umugoroba wari ukimara kugera, mbega yicuye asanga byamaze kugera nimugoroba, izuba ririmo kurenga. Vuga ngo yicuye izuba ririmo rirenga. Kandi twibuke ko wa mwami yamubwiye ko agomba kuzajya gutwara ubutunzi, mbega agomba kuzaza gutwara ubutunzi mbere yuko izuba rirenga. None we ahangaha abyutse munsi ya cya giti, bimaze kugera nimugoroba izuba riri kurenga. Ndagira ngo mwumve iyi story ni ijambo kurindi, hasigaye wumve ko iyi story iryoshye, ko iryoheye amatwi. Twibuke ko iyi ni inkuru wa mugabo w'umuhanga
ari kubarira wa musore twatangiranye nawe uri mu kadugudu ka karitsiye. He quickly got up and ran towards the palace, but it was too late. Wa mugabo yashidukiye hejuru arirukanka, ariko byasaga nkaho bwamwiranye cyangwa se yatinze. Yarakerewe mbega. Yashidukiye hejuru ariruka yihuse, mbega yakangutse yihuta, yahagurutse yihuta ariruka yerekeza mbega aho yari arimo ajya ku ngoro y'umwami, ariko byari byamaze kumurangirana kuko bwari bwamaze kwira. Twabonye ko izuba ryari ririmo rirenga, mbega byari byamurangiranye bye. The sun had set and the palace gates were closed. Ndagira ngo mwumve, izuba ryari ryamaze kurenga, noneho amarembo y'ingoro y'umwami yari yifunze. Ndagira ngo mwumve aha hantu bisa nkaho neza amagambo yabwiwe yose atayahaye agaciro, bisa nkaho igihe cye yagipfushije ubusa, kuko izuba ryamaze kurenga, amarembo yifunze, aho yari kujya gukura ubutunzi biramurangiranye abuza haca. Ngira ngo muramubona. The lazy man stood there disappointed. Wa mugabo wacu cyangwa se wa munebwe yarahagaze mbega bisa nkaho bimutengushye mu buryo butangaje. Yahagaze aho ngaho muri uko kwiheba, mbega yahagaze aho ngaho imbere y'amarembo nyine. Had missed his chance because he did not value his time. Urumva, uyu mugabo yabuze amahirwe ye kubera ko atigizeho agaciro igihe cye. Yabuze amahirwe, igihe cye ntabwo yagihaye agaciro. The wise man finished the story and looked at the boy. Noneho wa mugabo w'umuhanga yarashoje sitori cyangwa se yarashoje ya nkuru, arangije areba umusore. Areba wa muhungu. Mwibuke ko iyi ni inkuru wa mugabo w'umuhanga yari arimo abwira umusore. Amaze noneho kuyisoza, yitegereje cyangwa se yarebye umusore. The boy was silent, having understood his mistake. Umusore ntacyo yarengejeho, yariturije mbega yakozwe n'akantu, kuko yari amaze kumva ikosa rye. Yari amaze kumva ikosa rye. Basore mukora amakosa nimuhe igihe agaciro, dore iyi ni inkuru yaje kubigisha, ni inkuru nabazaniye ngo ibigishe pe. He felt ashamed and thanked the wise man. Yumvishe akozwe n'isoni, arangije ashimira wa mugabo w'umuhanga. He promised to change his ways and realized that time is precious. Noneho wa musore wacu yashimiye umwami, arangije amubwira ko agiye guhindura uburyo yakuragamo ibintu, mbega amubwira ko yumvishe cyangwa se asobanukiwe ko igihe ari ikintu cy'agaciro. And should not be wasted. Kandi ko igihe kidakwiye gupfushwa ubusa. Ndagira ngo mwumve aya magambo. Igihe ni ikintu cy'agaciro cyane, kandi ntabwo gikwiye gupfushwa ubusa. Ndagira ngo mbisubiremo. Igihe ni ikintu cy'agaciro, kandi ntabwo gikwiye gupfushwa ubusa. Musobanukirwe. He went home and started working hard towards his goals. Noneho wa musore wacu yaratashye, atangira gukorera ku ntego. Atangira gukora mbega afite intego, atangira gukora cyane kandi akorera ku ntego. He stopped procrastinating and became more productive. Yatangiye guhagarika kwirindiririza mu byo akora, atangira mbega kuba wa muntu utanga. Yahindutse wa muntu mbega utanga umusaruro pe. Wa muntu ku buryo uba ukora ibintu mbega bifite agaciro, bitanga umusaruro. He gained respect and happiness from it. Yatangiye kugira icyubahiro ndetse n'ibyishimo abikuye ku nshuti ze, Friends and family. ndetse n'umuryango we. Yatangiye mbega kwishima, atangira mbega kumva ko yubashywe, ndetse abikesha inshuti ze ndetse n'umuryango.
In our lives, time is as valuable as gold. Ndagira ngo mwumva aya magambo. Mu buzima bwacu igihe ni icy'agaciro nk'ibuye ry'agaciro. Ndagira ngo mubyumve neza. It is the most precious thing we have. Ni ikintu cy'agaciro gahambaye dufite. We have only a limited time in life. Dufite igihe kibaze mu buzima. Mubyumve neza. Buriya mu buzima bwacu igihe cyacu kirabaze. And we should use it wisely and productively. Dukwiye kugikoresha neza kandi mu buryo butanga umusaruro. TDM, we should not waste our time on unimportant things. Ntidukwiye gutakaza igihe cyacu ku bintu bidafite agaciro. Ni ijambo kuri musobanukirwe. Ntidukwiye gutakaza igihe cyacu ku bintu bidafite agaciro. Unimportant things. But focus on what matters. Ahubwo dukwiye kwibanda kuri bya bintu bifite agaciro, bya bintu by'ingenzi. We should not procrastinate but complete our tasks. Ahubwo ni ukuvuga ngo ahanga ntidukwiye kwirindiririza mu byo dukora, ahubwo dukwiye kuzuza cyangwa se gukora neza ibyo twahawe cyangwa se imirimo yacu kandi ku gihe. On time and well. There is a famous saying, if you value your time, time will value you. Hari icyamamare kivuga kiti cyangwa se cyavuze kiti igihe nukore mbega nuha agaciro igihe nacyo kizaguha agaciro. Ndagira ngo mubyumve neza. But if you waste your time, time will ruin your life. Ariko nufusha igihe cyawe ubusa, igihe kizangiza ubuzima bwawe. We can achieve anything if we use our time wisely. Dushobora kugera ku kintu igihe twakoresheje igihe cyacu neza. Igihe twakoresha igihe cyacu neza dushobora kugera ku kintu. But if we waste our time, we will miss our opportunities. Ariko nidukoresha igihe cyacu nabi, mbega tuzabura amahirwe. Hanyuma twicuze cyangwa se tubyicuze nyuma yaho. Kuvuga ngo nidukoresha igihe cyacu nabi, tuzabura amahirwe hanyuma tubyicuze. Later regret it. A traveler understands the value of a minute when he misses his train by a minute. Buriya ngo umugenzi amenya agaciro k'umunota umwe igihe train cyangwa se igihe gari ya moshi imusizeho umunota umwe. Ndagira ngo mubyumve neza. And a student understands the value of a year when he fails his annual exam. Kandi ngo umunyeshuri nawe amenya agaciro k'igihe cy'umwaka cyangwa se amenya agaciro k'umwaka igihe atsinzwe ikizamini gisoza umwaka. Those who value their time can achieve anything in life. Bariya baha agaciro igihe mbega bafite ibyo bageraho mu buzima. Bariya baha agaciro igihe nibo mbega bafite ibyo bageraho mu buzima. While those who do not will fail. Ariko bariya badaha agaciro igihe bazatsindwa. If you want to achieve something in your life, never be lazy or procrastinate, or you will end up regretting. Niba ushaka kugira icyo ugeraho, wiba umunebwe kandi wikirindiririza, kuko bizarangira wicujije. Bizarangira ubyicujije. Like the lazy man who could not reach the palace before sunset. Mbega bizarangira ubaye nka wa musore cyangwa se wa mushuti wa mwami utarabashije kugera ku ngoro y'umwami mbere y'uko izuba rirenga. So always use your time wisely. Enjoy small moments with your family and friends. Buri gihe cyose koresha igihe cyawe neza, mbega igihe gitoya ufite ukishimire hamwe n'inshuti zawe ndetse n'umuryango. And you will achieve your dreams and goals and live a fulfilling. Bizarangira ubayeho neza, ugere ku ntego zawe ndetse n'inzozi zawe, mbega birangire ubayeho ubuzima wifuza cyangwa se ubuzima bw'intsinzi. Life. How did you like this story? Please share in the comments and share with your friends. Thank you. Iyi nkuru rero uyumvise uti? Wowe waruteze amatwi iyi story
ndagira ngo urebe ko wakanze subscribe, nurangiza ujye muri comment utwandikire uko iyi nkuru yagenze, uko wayambega icyo yagusigiye cyangwa se isomo wayikuyemo, utwandikire uko bimeze muri comment. Rero bano banjye reka mbabwire ngo naho ubutaha tuzongere duhure mu yindi story. Ni LAMBA TV, iyo niyo YouTube channel.